Ugira imana aronka umugore abaronse ingabire zituka kuhoraho kandi muri Bible haranitse ngo umugore mwiza anezeza umugabo we ngo imyaka ari kuzamara cyangwa se igihe ari kuzamara kizikuba inshuro ibihumbi. Uyu munsi muri iyi video ngiye kubabwira urutonde rw'abakinnyi 10 bafite abagore beza cyane kurenza abandi bose mu Rwanda. Niba uri umukunzi wa ruhago, niba ukunda siporo, nanjye ngakubaza nisi muri no rutonde rw'abakinnyi 10 bazwiho kugira abakunzi beza cyane, bazwiho kugira abagore beza cyane, we ni yihe couple ukunda cyane kurenza zino zose? Uze gucasa muri komenti rwose wandikemo couple ukunda. Nta kindi ngo saba icya kabiri, niba uri umama ukaba uri umukobwa cyangwa se ukaba uri umudamu ukaba uzi neza ko rwose uteze amatwi ino video, uze gucasa muri komenti wikomera amashyi kubera yuko rwose umumama umukobwa n'umuntu ukomeye cyane ku rwego utabyumva. Impamvu ndi kubikubwira ngenzi impamvu wenda wowe ushobora gusanga uri kujajinga, ariko on my side ngewe nzi impamvu nyine mbashimira cyane. Rero rwose uze gucasa muri comment niba uri umukobwa ukaba uri umumama ukaba uteze amatwi no video, casa muri comment ushyiremo udutima nyine tugushimira, wishimira wowe ubwawe kubera yuko nyine uri umumama. Nibisanzwe rero uze kunyemera dore ku mwanya wacu wa 10, ku mwanya wa 10 w'abakinnyi bazwiho kugira abagore beza cyane nagushyire uwitwa Isimbi wa Jihad. Ubwo nzajya mvuga umugore noneho nyuma nze gushyiraho umugabo. Isimbi rero rwose ni umwe mu bagore beza cyane dufite binjiye mu bakinnyi ba ruhago cyangwa se nyine mu bakunzi ba ruhago. Niba nawe uri umukunzi wa ruhago, niba ukunda uwitwa Jihad, nyamuneka rwose iyi ni couple nzi neza yuko abantu benshi bari kuri ndetse kandi barayishimira cyane. Ese nawe turemeranya, uremera ko Jihad akwiye kuza ku rutonde rw'abakinnyi bafite abagore beza kandi cyane? Ku mwanya wacu wa 9 turasanga uwitwa Muhire Keve ndetse na Claudina. Sinzi niba uri urabyumva neza. Ubwo nushaka ubicuri kuvuga ngo ni Claudina wa Muhire Keve kubera yuko bemeye gusangira izina. Rero rwose Muhire Keve nawe namushyize ku rutonde rwacu rw'abakinnyi bazwiho guhitamo neza cyangwa se gushaka abagore beza baba nitwita nyine abo gusohokana cyangwa se abaryoshya ifoto. Ku mwanya wacu wa 8 nagushyire umugore witwa Claudia wa Emmanuel. Claudia wa Emmanuel, sinzi niba uno musore umuzi cyangwa se niba ujya umukurikirana kandi cyane. Rero Claudia nawe namushyize mu bagore beza cyane binjiye muri siporo, binjiye mu bakunzi ba ruhago. Nyamuneka wongera ngunda kubabwira ngo niba umukinnyi yashatse umugore ukaba umufana, nyine ugomba gufana n'umugore kubera yuko uramukunda, ugomba gukunda nibye byose. Rero Claudia nawe rwose ni umwe mu bagore beza cyane dufite hano mu Rwanda, ariko especially Claudia wa Emmanuel cyangwa Emmanuel wa Claudia, ubyite uko ushaka, upfa nyine kuba wumva icyo nashatse gusigura cyangwa se icyo nashatse. Reka tujye ku mwanya wacu wa 7 ngo abakinnyi bahisemo neza cyane. Turasanga Keria wa Byiringiro Rage. Ese uyu mukinnyi uramuzi? Uyu mugore yitwa Keria wa Byiringiro Rage. Iyi nayo rwose nashyize mu makupure meza kandi rwose akunzwe cyane kurenza yandi yose mu bakinnyi ba ruhago cyangwa se mu bakunzi ba siporo. Nyamuneka rwose Byiringiro Rage ari mu basore bahisemo neza cyane, yashatse umugore mwiza, umugore nyine ugaragara neza cyane. Mwanya wacu wa 6 w'abakinnyi bazwiho kugira abagore beza nagushyire umugore witwa Kagame Vanessa cyangwa se umwite Vanessa Kagame. Uyu ni umugore wo witwa Biramahire Christophe. Ese uyu mukinnyi uramuzi cyangwa se uramwibuka? Umugore we yitwa Vanessa, ni umwe mu bagore beza ndetse kandi rwose bagaragara neza cyane. Ku mwanya wacu wa 5 nagushyire uwitwa Nshuti Innocent ndetse n'umugore witwa Uwase. Nawe rero rwose namushyize ku rutonde rwacu rw'abagore beza ndetse kandi rwose bagaragara neza cyane, baba nitwita abaryoshya ifoto. Ku mwanya wacu wa 4 nagushyire uwitwa Umunyanashemuza wa Rutanga Eric. Sinzi niba uno mukinnyi umuzi cyangwa se niba nawe umukunda. Uko nabikubwiye haruguru rero uyu mugore yitwa Munyanashemuza. Umunyanashemuza nawe urumva yuko nyine bundi baravuga mu Kinyarwanda kiza ngo izina ni ryo muntu. Umunyanashemuza wa Rutanga Eric, uyu nawe twamushyize ku rutonde rwacu rw'abagore beza cyane nyine binjiye muri siporo cyangwa se mu bakunzi ba siporo. Ese nawe iyi couple urayikunda cyangwa se iyi couple wayikunze? Ku mwanya wacu wa 3 w'abakinnyi bazwiho kugira abagore beza cyane nagushyire uwitwa Muyango wa Kimenyi Eve. Nubwo batandukanye ariko ujye buka neza yuko Just bafitanye umwana aracyari umugore wiwe, umuntu mwabyaranye ntabwo mujya mutandukana setu.
niba twemeranya uze kumbwira, niba tutemeranya kandi uze kumbwira. Umubwira uti Iva rwose ntabwo iyi couple yagakwiye kuzamo kubera yuko ntabwo bakibana, ariko nakubwiye ngo ngiye impamvu nabashyizemo nuko bafitanye igihango cyangwa se bafitanye blessing cyangwa se umugisha, kubera yuko umugisha ni umwana kandi ni gahuza miryango. Icyo kintu cyo rwose uzajye uhora ugitekerezaho. Ku mwanya wa kabiri w'abakinnyi bazwiho kugira abagore beza cyane nagushyiriye uwitwa Bayingana Daniela wa Usengimana Faustin. Sinzi niba rwose ino couple uyizi. Uyu mugore yitwa Bayingana Daniela wa Usengimana Faustin. Ro Faustin nawe rwose twamwishyira ku rutonde rwacu rw'abakinnyi cyangwa se abasore bazwiho nyine guhitamo neza cyangwa se gushaka abagore beza cyane, baba twita bo gusohokana cyangwa se bamwe twita abaryoshya ifoto. Wacu wa mbere ku mwanya wacu wa kangahe? Wa mbere. Mbere yo kumubwira ku mwanya wa mbere ngiye kubanza mubwire undi mugabo umwe gusa tutakirengagiza kubera ko nawe rwose yahisemo neza cyane. Uyu mugabo ro afite umugore witwa Francine, we akaba yitwa Usengimana Dani. Ese Usengimana Dani uramuzi? Niba umuzi se akina mu yihe kipe? Uze kunyandikira hasi muri komenti ndahita nkubwira niba nyine twahuje. Afite umugore witwa niwe Ngabire Francine, no umukunzi akaba yitwa Usengimana Dani. Aba nabo rwose ntabwo twakirengagiza yuko uyu mugabo yahisemo neza ndetse kandi afite umugore mwiza cyane. Ku mwanya wacu wa mbere, ku mwanya wacu wa mbere w'abakinnyi bazwiho kugira abagore beza kurenza abandi bose mu Rwanda, uyu mugabo niwe wa mbere mu Rwanda ufite umugore mwiza. Uze kumbwira niba twahuje cyangwa se niba tutahuje. Ese ku ruhande rwawe urumva ruhe muri bano bose ukwiye kuza ku mwanya wa mbere mu bakinnyi bazwiho kugira abagore beza cyane? Uze kunyandikira hasi nyine cyangwa se uze gusiga igitekerezo cyawe uciye hasi muri komenti. Ku mwanya wa mbere nahushyiriye uwitwa Mukunzi Yannick wa Joy, iribagiza Joy wa Mukunzi Yannick. My dears, my brothers, ese nawe turemeranya yuko Mukunzi Yannick nyine ari mu bakinnyi bazwiho kugira abagore beza cyane kurenza abandi bose mu Rwanda? Nanjye ngakubaza nese kuri no rutonde urumva ruhe mukinnyi ukwiye kuza ku mwanya wa mbere? Ku mwanya wa 10 nahagushyiriye uwitwa Jihadi wa Isimbi, no ku mwanya wa 9 nagushyiriye uwitwa Muhire Keve wa Claudina, no ku mwanya wa 8 nagushyiriye uwitwa Emmanuel na Claudia, no ku mwanya wa 7 nagushyiriye uwitwa Byiringiro Rage n'umugore we witwa Keria, no ku mwanya wa 6 nagushyiriye uwitwa Biramahire Christophe n'umugore we witwa Vanessa, no ku mwanya wa 5 nagushyiriye uwitwa Nshuti Innocent ndetse n'umukunzi we witwa Uwasi, no ku mwanya wa 4 nagushyiriye uwitwa Umunyanashemuza n'umukunzi we witwa Rutanga Eric, no ku mwanya wa 3 nagushyiriye uwitwa Kimenyi Yves n'uwitwa Muyango Claudina, no ku mwanya wa 2 nagushyiriye uwitwa Usengimana Faustin na Bayingana Daniela, no ku mwanya wa 1 nagushyiriye Mukunzi Yannick na iribagiza Joy. Ariko nubwiye yuko tutakirengagiza n'uwitwa niwe Ngabire Francine ndetse n'umukunzi wiwe witwa Usengimana Dani. Urumva kuri no rutonde aruhe ukunda cyane, ariye couple ubona yuko nyine ikwiye guhagarira zino zose? Uze gusiga igitekerezo cyawe uciye hasi muri komenti. Nongeyeho urukumva nk'ibisanzwe amazina yanjye nitwa Iva, YouTube channel yacu ikitwa Iva Talk Empires. Niba sindoga aho kwiba nzabaganiriza. Imana ikurinde kandi dawo n'umugisha. Hasta la vista, ciao ciao.